Ni amasomo twigira hamwe ndetse kandi utazabona kuri buri muntu wese, ndetse kandi niba wabashije kugera kuri uyu muryango mugari wa Overworld TV Rwanda, ikaze mu muryango mugari maze twigane. Ikintu cya mbere, niba uri hagati y'imyaka 20 ndetse na 35 ugomba kumenya mu mutwe wawe ndetse kandi ukanakimenyera. Buri kintu cyose kigufitiye akamaro cyangwa hahandi ukura ibintu byiza bigutungira ubuzima bwa buri munsi, jya ubiceceka ndetse kandi ntakagire ubimenya ibyo ari byo byose, wamenye imipango yawe ndetse n'ibyo uteganya gukora n'ibyo ugiye gukora, kuko akenshi mu buzima abenshi uzabibwira ntabwo ariko bazaba bishimiye iyo ntambwe ushaka gutera, ndetse kandi nuramuka utayiteye benshi bashobora kuzagufata nk'ikigwari kuko bahagaze ahirengereye ngo barebe ko uzabigeraho. Dore kandi nanone ugomba kumenya ko ibyo ngibyo nanone bigufitiye akamaro ari wowe ubwawe bigafitiye, hanyuma nukomeza kubiganiriza abandi bantu bazatangira kukwanga, ndetse kandi byose byaturutse kuri wowe, kuko ari wowe nanone uzaba wabibakururiye kukugirira ishyari ndetse n'ibindi. Bazagerageza uko bashoboye kose kugira ngo bagufungire amayira. Isomo rya kabiri kandi, uzagerageze nanone kwiha ibyo ari byo byose byinshi ushoboye kwihereza. Buri kimwe cyose ufite mu bushobozi bwawe uzakihe, bitabaye ngombwa ko utegereza ko hari umuntu ugufasha, kuko akenshi uriya muntu nanone utekereza ko ashobora kuguha buri kimwe cyose mu buzima bwawe. Umuti w'amenyo urashize, ni ngombwa yuko uza kumwaka. Isabune, amavuta yo kwisiga, yemwe kugeza no ku rukweto niba rwacitse niwe uri bubaza amafaranga. Aratangira atekereza ati kandi ese uyu nguyu azavamo umugabo muzima? Tekereza wibaze uti mbese kandi niki nagakwiye kuba nkora kugira ngo ibi ngibi ntangire kubyibonera, yemwe nk'ibintu by'ibanze nka bogisa cyangwa imyenda y'imbere, bitabaye ngombwa yuko mbisaba ababyeyi, ese njyewe byaba ngombwa yuko nabyibonera? Hanyuma utangire utekereze inzira wabinyuzamo kugira nanone ibyo ngibyo bibe byakemuka kandi bijye mbere, kuko akenshi buri mubyeyi wese ashimishwa no kubona umwana we arimo gutera imbere cyangwa se hari ibyo ashobora kwigurira we ubwe nk'umwana. Si uko uba worohereje umubyeyi we byonyine, ahubwo bimwereka ko ushobora kuzavamo umuntu nanone ufatika. Gerageza were kuzasuzugurwa n'umuntu uwo ari we wese ngo kuko aguha buri kimwe. Ugerageze nawe ube umuntu wishingiyeho, kuko akenshi iyo udakeneye abantu ndetse kandi buri kimwe cyose kiza mu buzima bwawe kikaba cyaturutse mu biganza byawe, ugira umutekano ndetse kandi n'amahoro yo mu mutima. Ni kenshi wagiye wumva abasore bagenzi bawe cyangwa wenda abandi bantu mwari muturanye ukumva barivugisha bati ngeze ku myaka 25, yemwe ndasatira za 30, none ni ngombwa yuko ntangira gushinga umuryango wanjye ndetse kandi nkakora icyo nagakwiye kuba nkora kugira ngo nshinge umuryango wanjye. Yego nibyo, iriya nzira baba barimo ni nziza cyane, kuko akenshi utekereza gushinga umuryango, yemwe n'uburyo umuryango wawe wabaho mu gihe nanone udafite ubwo bushobozi utangira kubwishakamo, kuko nanone ibitekerezo bigukururira nanone gutekereza kuri. Ariko nanone genzura niba ubwawe mu rugo aho ngaho uri buri kimwe cyose ushobora kugitwara mu muryango wawe ndetse kandi uwo muryango wawe ukabaho neza. Reka nguhe inkuru buriya, niba uri umugabo cyangwa se uri umugore, akenshi uba ufite inshingano zo kurera abana bawe. Hanyuma wowe niba uri umwana mu rugo, tekereza wibaze uti mbese kandi iwacu mu rugo baramutse baretse kugura umuriro w'amashanyarazi bagura ndetse kandi bakarekeraho guhaha, ese njyewe wenda byibuze wenda nabatunga mu gihe cy'ukwezi? Usanga ibyo ngibyo bitashoboka, baramutse bahagaritse buri kimwe cyose bakora ngo wowe ukibakorere mu gihe kingana n'ukwezi. Igihe cyo gushaka umugore ndetse n'igihe cyo kuva muri uko rugo ntago kiragera. Komeza nanone wubaka ubushobozi bwawe kugeza igihe uboneye ko nanone ubwo bushobozi waba ubufite, kuko akenshi niba udashobora gutunga umuryango wa papa na mama mu gihe cy'ukwezi kumwe ngo ube wawipavera bishoboke, bivuze ko igihe cyo kuva mu rugo kitaragera, aho ugomba gushyiramo imbaraga yemwe ugafumyamo, kuko akenshi kiriya gihe uba ufite imyaka yo mu buto ni nabwo uba ugomba gukora ibintu bigari kandi binini. Niba kandi ufite ababyeyi bombi ndetse kandi uyu munsi ukaba ubabona, ibyo rwose ni byiza, ariko rekeraho guteta, utangire wibaze uti mbese kandi ibi bampa baramutse baretse kubimpa cyangwa bakamfungira amayira ayo ari yo yose, ese kandi ibyo ngibyo ubitekerezeho kare cyane, ndetse
umenye ko igihe ibyo bintu nanone bishobora guhinduka. Wibaza uti kandi ese ababyeyi banjye baramutse batakiriho, barumuna banjye nabarera kandi nkabaha uburere bukwiye? Ese kandi nababonera buri kimwe cyose bansaba, wenda iby'ibanze? Ibyo ngibyo bizagufasha gukura, uko kwenshi ushobora gutekereza kure, ndetse nanone ugatangira kumenya ko ubuzima hari igihe buhinduka, ndetse kandi ibintu bikagenda mu buryo tutabipanze. Hari igihe nanone ushobora kuba ukora ikintu kikanga, ugahita ukivamo, ndetse kandi ugacika intege, ndetse ukumva ko ibyo byose nanone ukumva ko ibyo bintu byose ari wowe ugomba kubyikorera. Ugomba kuzirikana ko nanone niba uguye utagomba kurambarara. Nanone kandi ibaza uti niba nagombaga kugerageza bikazakunda ku nshuro ya 20, uyu munsi wa none nkaba ngeze ku inshuro ya 12, hasigaye inshuro 8, kandi nazo ngomba kuzigerageza. Hanyuma ukora igikwiye, maze nawe wigenzure, ujye ubizirikana. Niba bigushobokera nanone, buriya ujye ugendera kure ba bantu bakubwira ko ibintu wakoze bitazigera bikunda, ba bantu bahora baguca intege mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nta kintu na kimwe bashobora kukubwira ko wakoze neza, ahubwo buri kintu cyose bakirebera mu ruhande rubi, kuko bari abantu nanone baguca intege, ugasanga na bya bindi wari ushaka ubwawe utangiye gutekerezaho ko ubundi utazabishobora. Bari abantu baguca intege ntabwo bari byiza, ntabwo bari ngombwa yuko ubana nabo nanone kugira ngo ube wamenya ubuzima uburyo bukwiye kuba bwagenda. Ntukigere uhatiriza ibintu. Nk'ubu ushobora kuba wenda hari umukobwa murimo gukundana cyangwa umusore, wenda yarangiza akagusiga bwe akakureka, kwirirwa umwiruka inyuma no kumwereka ko ibyo yakoze byari bifite agaciro, rwose ibyo ngibyo bihagarikira aho ngaho, ubireke. Nanone ntabwo bizagufasha wowe wenyine, ahubwo bizaguturiza n'umutima, ugira amahoro yo mu mutima. Guhatiriza umuntu ngo agukunde cyangwa ngo aguhitemo ubwawe ni umutwaro uzaba wishyiraho. Tekereza nka buriya hari umuntu uramutse wowe udashaka kuba wahitamo, ndetse undi muntu akakubwira ngo umuhitemo, wumva umeze ute? Wumva uwo muntu rwose udashaka kuba wabarizwa hamwe nawe, uwo muntu wumva umwanze, ndetse kandi wumva nta kintu na kimwe gishobora kuba cyabahuza. Rero nawe iyo urimo uhatiriza umuntu ngo aguhitemo cyangwa se ngo abe ariwe wakunda, aba ari kuriya bimeze. Niba umuntu yakwanze nyine, mu byo ngibyo byihorere. Hari undi uzaza nanone mu buzima bwawe agakora buri kimwe cyose kandi akishimira yuko yakumenye. Niba nanone ubonye ibibi kuri mugenzi wawe, wihita umunenga ako kanya ngo umunengere mu ruhame. Byirinde, uzitonde, umenye aho umubwirira ibitagenda neza, kuko nanone akenshi usanga benshi bagiye babona ibintu bibi bagahita babinengera mu ruhame. Ntabwo biba byakosora kiriya kintu yashaka gukosora, ahubwo bihita bigaragara nk'aho hari umuntu uri kwiyabonesha ngo bamubone cyangwa n'iki, na rya somo wari ushaka gutanga ntiribe rigitambutse nk'uko wabishakaga, cyangwa ukagaragara nk'aho ari wowe muntu w'umunyabwenge uri hari ahantu, cyangwa ushaka kwigaragaza. Buriya nubona ikintu cyiza uzahita ugishima, cyangwa se wenda utegereze ugishimira, hari ngombwa yuko uba wagishima. Ikintu cyiza buriya niyo wagishimira mu ruhame ntacyo bitwaye, ariko ikintu kibi buriya nuriya muntu ashobora kuba agihagaragara nk'uri kwihagararaho, cyangwa se agapfukirana ikosa rye, nawe abizi ko ari ikosa, ariko kuko abona ushaka kumusebya akabigira ko ari ikintu cyiza, kandi ntabwo azabireba neza, ndetse na kosa washaka gukosora ishobora kuzarangira nabi. Ubuzima nanone ni uruziga. Ugomba gutekereza ko nanone utagomba gusuzugura bari abantu wahiseho, cyangwa ngo usuzugure bari bose usumba, wabasumbya mu buryo bw'amafaranga se, cyangwa ubasumbya mu buryo bw'ubukuri. Nyine wowe ubwawe ukirata ikintu kimwe cyangwa ikindi, wenda ukavuga ngo wabaye mukuru, cyangwa ukavuga ngo ufite amafaranga menshi. Ntugasuzugure bari abantu bari hasi, ngo abasaza n'abakecuru bose basanga ahantu wicaye unanirwe kubaha n'agatebe ngo bicare, kuko nyine wumva ko uwo mwanya wawufashe utagomba kuba wahagurukira umuntu mukuru. Buriya nanone nujya utanga icyubahiro ukagihiriza abandi, n'abandi bazakiguha. Ushobora nko kuba wenda uri muri tagisi, hanyuma ugasanga umukecuru agasanga wicaye, ukamuhagurukira ukamubwira ati vayo wicare hano, ngenda mpagaze. Ntabwo hazabura undi muntu, niba mwari muri kujyana ari abantu bazi ubwenge, ntabwo hazabura undi muntu uvuga ati vayo nawe wegere hano hino, turishakamo umwanya, nawe ugende wicaye. Ni ukuvuga ngo icyubahiro wowe watanze n'abandi bakiguha. Niba nanone ukumva nta cyubahiro watanga, ubwo nyine rageze ubona ibyo ngibyo nyine nawe bizakubaho.
uzanasuzugurwa mbese kandi ntabwo bizarangira neza. Ugomba kuzirikana nanone kuba ari abantu ugomba kububaha, kuko nanone ugomba kuzirikana ko uyu munsi ni wowe ugezweho ariko nawe ejo bagerwaho. Ikintu cya nyuma ari nacyo tugiye gusorezaho, amarangamutima yawe buriya ni ikintu gikomeye. Ntihazagire umuntu nanone uhereza amarangamutima yawe ngo ayakinireho ibintu byose ashaka abikubwire cyangwa ngo gukinire uko yishakiye. Amarangamutima buriya ni ikintu kigari. Nanone niwemera ko abantu bakinira ku marangamutima yawe bizaba bibi. Ugomba kuzirikana ko nanone amarangamutima yawe ugomba kuzirikana ko uriya muntu wa nyawe wumva ko atazaguhemukira, uriya nanone ubona ari mwiza mu bice byose, hari igihe nanone nawe ashobora kuguhinduka. Niyo mpamvu amarangamutima yawe ugomba kuyarinda, ndetse kandi bari abantu ntihagire umuntu n'umwe ukinira ku marangamutima yawe, kuko nanone ugomba kuzirikana ko uri umuntu w'umugabo. Kuba uri umuntu w'umugabo rero ukagira amarangamutima ndetse akakuyobora, wowe ubwawe ukaba utabasha kuyayobora, ni ikibazo. Uzazirikane ko nanone ibyo ngibyo nabyo ugomba kubitekerezaho, kandi ukamenya neza ko ibyo bintu bwawe urabizi neza ko bigomba kuba byagenda neza mu mwanya wawe nanone ubishakamo, mu gihe wowe ubwawe nk'umugabo wafashe ibyemezo ndetse kandi bikakaye. Rero mu gihe uzemera ko amarangamutima yawe yobogwa na buri muntu wese, ntabwo bizagenda neza. Wakoze rero wowe twabanye muri iki kiganiro cyose. Iyi ni Overworld TV Rwanda. Wibuke gukora subscribe niba uri mushyashya kuri iyi channel. Mwari kumwe nitwa Thomas. Mukomeze kugira ibihe byiza. Bye.